isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye yarakomeje arambwira ati randire mwana wanjye. Nagiye kubona mbona umugabo wambaye ubusa buri arimo gushwanyagura imyenda y'umwana w'umukobwa ungana nari twahuriye ku muhanda, ariko mufata nka mushiki wanjye wari umwicaye imbere ubona afite ubwoba. Mpita mbona ko uwo mugabo ashaka gufata uwo mwana w'umukobwa ku ngufu. Ku muvuduko nari mfite mpita nsunika uwo mugabo, arabandagara agwa hakurya. Mpita mfata uwo mwana w'umukobwa mwambika imyenda ye hejuru. Uwo mugabo yari yaciye, muhishira utubere twe twari twagiye hanze. Ndebye hasi mbona aracyambaye akajipo ntacyo kabaye. Mpita mureba aho ngaho, ambwira uko uwo mugabo yashakaga kumufata ku ngufu. Arambwira ati ndakwinginze ntabaro nkura ahangaha, korera umugisha w'Imana nkure hano uyu mugabo atanyica. Umukobwa nahise amubwira nti none se uyu mugabo kuki yagukoreraga ibi bintu, ntutabaze ngo usakuze cyane. Umukobwa ahita ansubiza ati yari yanteye ubwoba ko nindamuka mbivuze arahita anyica, akica na murumuna wanjye ndetse na mama wanjye. Mpita mvuga nti none se ko nawe nta byawe, niba wari uzi ko aragukorera ibi ngibi kuki wemeye kuza hano? Umukobwa ahita avuga ati rwose ntago nahaje ku bushake, niwe watumye nza ahangaha. Ndamusubiza nti ngaho mbwira uko byagenze kugira ngo mbone kugutabara. Umukobwa yahise ambwira ati ubundi uyu mugabo mufata nka papa wanjye kubera ko abana na mama wanjye, ariko bakaba baratangiye kubana naravutse kuko mama yambyaranye n'undi mugabo. Nuko tuje kubana mu rugo, uyu mugabo atangira kujya ambwira ko ankunda. Nuko umukobwa yagiye gukomeza kuvuga, mpita numva ikintu mu mugongo wanjye, numva umugongo ucitsemo kabiri. Nuko ndebye unkubise mbona ni wa mugabo wari wamaze no kwambara imyenda ye. Mpita nihangana nubwo numvaga nyishe neza, ntangira guhangana nawe. Sinamworohera, ntangira kumukubita ingumi, imigeri, inkokora n'amavi nkuko twabikoreshaga mu mukino njyarugamba wa karate. Nari maze imyaka 3 yose niga, kuko nari maze kugera ku mukandara w'ubururu, kandi na ba Kamiliyoni bantanzemo nari narabarenzeho, kuko Kamiliyoni yari afite icyatsi kibisi naho Sikoropiyoni akibereye kuri oranje. Icyakora ari we kuko yarwanaga cyane agakubita n'abandi bakobwa, yari afite usumba uwanjye kuko yari afite umukandara w'amaro. Nuko uwo mugabo mukubita ntamubabarira, amaze kugwa hasi ndamubwira nti wa mugabo we uri ikigwari, kubera ko iyo umuntu w'umugabo agiye kurwana n'undi mugabo ntabwo amuturika inyuma ngo amukubite, ahubwo bafata ikibuga ubundi bagahangana. None wowe ntaho utandukaniye n'abagore, nako abagore barakuruta. Umugabo namubwiye gutyo mera nk'umukoze mu bwonko, nuko ahita yiyandayanda ubundi ashaka guhaguruka ngo ankubite. Mpita mukubita inkokora ku gatwe, arongera agwa hasi. Mbona nikomereza gutinda aho ngaho nshobora kuhahurira n'ibibazo. Mpita nsaba wa mukobwa ko aza tukajyana, kuko naramuka asubiye n'iwabo agahurirayo na papa we aramukubita akamwica, amuziza inkoni namukubise, nako ingumi n'imigeri n'inkokora n'amavi namukubise. Uwo mukobwa ahita ambwira ko nakwigendera kubera ko papa nta hantu yamucikira, kuko arakora n'ibishoboka byose nanjye akaza kumbona. Nuko ngiye kumva numva telefone ya wa mugabo yari iri hasi, umuntu arayitabye avuga ngo yes afandi. Uwo mugabo ahita avuga ati muze hano mu mujye mbereka akazi mukora. Ako kanya nahise mfata ukuboko uwo mukobwa, ashaka kubanza kwanga, ubundi mubwira ko niba akunda ubuzima bwe yaza tukajyana ko ndamukiza. Ariko nari ngikeneye no kumva ibyo yari agiye kumbwira mbere y'uko uwo mugabo ankubita ikintu mu mugongo. Ndetse uwo mugabo nari maze kumenya ko atari umusivile, akaba impamvu ituma ntagomba kuguma aho ngaho. Nuko mpita mfata ukuboko umukobwa dusohoka muri icyo cyumba. Ngeze muri botike mfata itabi nari nje gushaka ndaryiha, amafaranga yaryo nyarambika kuri kontwari. Mpita nkomeza gusohoka n'uwo mukobwa, mubaza niba uriya mugabo ari we ucuruza hariya. Ambwira ko atari we uhacururiza,
kuko ngo umugabo uhacururiza ari inshuti ye, akaba yari yamusabye umwanya ngo azanyishimishirizeho hariya kuko atabikorera mu rugo kandi mama n'abavandimwe banjye bahari. Nuko duhita tugenda tugera ahantu hari moto, mpita mbwira abamotari aho batugeza, umukobwa yurira moto nanjye ndurira twerekera mu rugo aho nabanaga na ba Chameleone. Turi mu nzira tugenda twihuta kuko umumotari namubwiye gufatiraho. Nagiye kubona mbona Chameleone, Scorpion ndetse nari bari kuza bagana aho twari turi guturuka. Habuze gato ngo mpagarike umumotari ngo ajye kubareba mbabaza aho bagiye, ariko mpita menya ko byanga byakunda bagiye guhiga ahantu babonye boro. Mpita nkomeza kugenda cyane ko umumotari wari utwaye wa mukobwa yari ari imbere. Nuko turagenda turenga umujyi, dutangira gufata icyaro twari twituriyemo. Turi hafi kugera mu rugo nsaba umumotari guhagarara kuko n'utwaye wa mukobwa nari namubwiye ngo amurengeho kuko ari njye uzi aho ngiye, ahita ahagarara. Nuko ndabishyura maze mfata umukobwa ukuboko. Umukobwa wabonaga afite ubwoba cyane. Nuko dukomeza kuzamuka muri karitsiye y'aho twari dutuye. Mu kugera mu rugo ndeba aho twabikaga urufunguzo. Mu kuhagera ndafungura ubundi twinjira mu rugo, mpita nshaka igikombe nshyiramo amazi nzanira uwo mukobwa. Ubundi aranywa arangije ariruhutsa, mubwira ko aho ariho nibera njye na bagenzi banjye kandi yumva atekanye, azambwira ikibazo gihari gituma umugabo yita se ashaka kumufata ku ngufu. Nuko uwo mukobwa yitsa umutima maze arambwira ati ubundi mu myaka 12 ishize papa wacu yari umusirikare, yapfuye ubwo hari habaye imyigaragambyo y'abaturage baturuka mu gihugu cy'abaturanyi bavuga ko inzara yenda kubicira mu gihugu cyacu. Nuko papa we na bagenzi be babohereza guhosha iyo myigaragambyo, ariko amahirwe make aza kuhasiga ubuzima bamuteye amabuye ngo nta kintu leta yacu iri kubamarira, hamwe na bagenzi be bari kumwe. Nuko njye na basaza banjye tuba imfubyi gutyo, ubuzima buratugora kuko papa yakundaga kutwitaho cyane. Ariko igihe kimwe tuza kujya mu mujyi aho twari dutuye, ubundi dusiga musaza wanjye wari muto ku muhanda ngo tujye kugura ibintu hakurya y'umuhanda. Tumubwira ko tuza kumureba dusoje. Mama ibikapu twari dufite, musaza wanjye wundi nawe afata agakarito karimo ibyo bamuguriye we na murumuna we muto, nanjye ntwaza mama ibindi twari dufite tukajya guhaha, ariko ngacunga ko musaza wacu akiri aho twamusize. Sinzi ukuntu ijisho ryanjye ryarebye hirya gatoya, wa musaza wanjye mpita mubura mbura aho agiye. Mpita mbwira mama ko Rorasi mbuza aho anyuze. Mama ahita ajugunya ibyo yari afite byose hasi, ubundi twambuka umuhanda tujya kumushaka, ariko umunsi urinda wira tutamubonye, kugeza ubwo twatashye amarira ari yose kuri mama ndetse nanjye na musaza wanjye twari dusigaranye. Nuko twiberaho gutyo mu gahinda kadashira, ariko uko iminsi igenda yicuma tukabyakira, biza kurangira twibereyeho muri ubwo buzima bw'ubupfubyi, ndetse twaranabuze Rorasi burundu. Ndetse mama biza kumugora kubaho akora imirimo nk'iyo yakoraga, biza kurangira umugore twari duturanye amuhaye umukobwa w'umukozi wamukoreraga akazi ko mu rugo ngo aze kugakora. Ariko mama kubera guhungabana cyane kubera ibyamubayeho, akajya akunda gutoteza no gukubita uwo mukobwa w'umukozi cyane. Uwo mukobwa akabyihanganira, ariko bikomeje gutyo kwihangana biranga. Nyuma y'amezi 4 abwira mama ngo amuhe amafaranga ye yitahire. Mama amubwira ko gutaha atari we ubigena, ko azataha ari uko abishatse. Umunsi umwe mama yavuye mu rugo avuga ko agiye gushaka musaza wanjye Rorasi mu mujyi, asigira uwo mukobwa amafaranga yo guhaha ibintu byinshi cyane byo mu rugo. Nanjye na musaza wanjye tujya ku ishuri, ariko mu gutaha dusanga mu rugo nta muntu uhari, ndetse dusanga agapapuro ku meza yo muri salo kanditseho heho na wa mukobwa avuga ko yigiriye iwabo ntago yaje kuba umucakara. Nuko mama arababara cyane ajya kureba uwo mugore wari waramumuhaye ngo amukorere. Ageze iwe asanga hatuyemo abandi bantu, bamubwira ko yahagurishije ndetse akirukana n'umugabo we wari umukene, wari waramubyariye ikinyendera akakizana gusagarira abakobwa be. Nuko mama arikubura agaruka mu rugo, twiberaho akazi tukikorera muri weekend cyangwa se na mu gitondo mbere yo kujya ku ishuri njye na musaza wanjye, na mbere yuko mama ajya mu kazi gucuruza. Muri iyo minsi hari umugabo wari inshuti na papa cyane, ndetse akaba ari nawe wadufashije igihe papa yamaraga gupfa. Uwo mugabo nawe akaba umusirikare, yatangiye kujya aza mu rugo cyane ndetse akabwira mama ko amukunda, kubera ko ndi imfura iwacu mama ntansibe kubimbwira.
nanjye nkamubwira ko atagomba kumwemerera kuko yakundaga papa cyane atagomba kumuca inyuma. Nyuma uwo mugabo aza kubimenya ko murwanya abibwiwe na mama wari waratangiye kumukunda, biza kurangira babanye ariko ntabishaka, ndetse na musaza wanjye. Ariko kubera ko mama ari we waturihiraga amashuri dupfa kubyakira, batangira kubana gutyo. Uko imyaka yakomezaga kwicuma niko nanjye nakomezaga gukura. Uwo mugabo wa mama akambwira ko mba mwiza cyane nkamushimira, ariko simenye impamvu ari kubimbwira. Nuko nanjye ngakomeza gukura kugeza ubwo amabere yanjye yapfundutse ndetse no hepfo hagakura hakamera n'ibiranga ubukuri. Uwo mugabo umunsi umwe yaje kuza muri dushe atazi ko ndimo. Hari muri weekend mama yagiye gucuruza na musaza wanjye yagiye gusura inshuti ze, nuko ahita yinjiramo atazi ko ndimo, ubundi asanga ndimo koga. Aho guhita asubirayo ahubwo akomeza kwitegereza amabere yanjye yari ari gukura ndetse na paradizo yanjye yari amezeho uturabyo. Nuko amaze kwinjira neza afunga umuryango atangira kuza aranyegera. Ubwoba buranyica nanjye ndatitira, nawe akomeza kungeraho atangira kunkorakora ahereye ku misatsi, amanuka mu gituza ankora no ku mabere, nuko arakomeza no ku mukondo ubundi agera no kuri paradizo yanjye. Ndebye ipantaro ye mbona imbunda ye yafashe umurego, nuko ahita atangira gukuramo ishati n'ipantaro byose, asigarana kenda yari yambariyemo imbere. Ubundi atangira kumbwira ukuntu ndi mwiza ntambaye imyenda, ntangira kumwinginga ngo ndeke nisohokera ariko aranga. Nuko mbona ibyanjye birangiriye aho, ubundi nshaka ikintu nakora. Nibwo nahise mfata amazi nyamutera mu maso ahita ahuma, mpita nsohoka muri dushe nihuta nambaye ubusa nyura muri salo. Ubundi mpita ngera mu cyumba cyanjye ndifungirana, nuko ndangije nicara ku gitanda ntangira kurira, mvuga ko kuva ku bwa mbere nabwiye mama ko urya mugabo atari mwiza, ariko mama akanga kunyumva, none yareba yaramfashe no ku ngufu. Mpita mvuga ko ndibuze kubibwira mama nataha nimugoroba, ariko umugabo ahita azahagarara ku muryango w'icyumba cyanjye ambwira ko ibintu bibaye n'indamuka mbibwiye mama wanjye araza kunyica. Nanjye ngira ubwoba. Uwo munsi mama atashye sinabimubwira, nuko ubuzima bukomeza gutyo. Ariko mama yagenda uwo mugabo ari mu rugo akambwira ko arashaka ko muha ku bintu, nkamubwira ko nta bintu mufitiye. Nyuma nibwo baje kumwimura bamuvana mu mujyi twari dutuyemo, ahita abwira mama ko bakwimukana, mama arabyemera. Nanjye kuko mama nari nkimukeneyeho ntago nari kwanga ko tuzana na musaza wanjye, ariko mu kugera inaha muri Merine umugabo akomeza umurego, ndetse anyibwira ko byanga byakunda ngomba kuzaryamana nawe, akumva itandukaniro riri hagati yanjye na mama wanjye. Ubwo ejo bundi yaje gupanga n'umucuruzi ucururiza hariya wadusanze ngo azamutize iriya nzu, aza ubundi anzane ngo tubikoreremo. Umucuruzi aza kubyemera, nuko arabimbwira, ambwira ko nintemera ko tuzajyana azanyica, akica mama wanjye ndetse akanica na musaza wanjye, n'uwo musaza wanjye twabuze witwa Rurasa akamwica. Nuko afata imodoka yansaba ko tuza, nanjye mbeshya mama utaranyumvaga ko ngiye ku ishuri kandi turi muri weekend. Ubundi tujya muri ririya duka, atangira kunshagaguriraho imyenda ambwira ko abibona nshobora kuba ndyoshye kurusha mama wanjye. Nubwo nagiye kubona mbona haje umusore ahita asunika umugabo agwa hakurya, atangira kunyambika ahisha amabere yanjye, kandi mbona uwo musore ari muto kuri njye ariko afite umutima mwiza. Nibwo umukobwa akimara kuvuga gutyo twagiye twumva urugi rw'aho twari turi rurikubise, kuko nari negetseho ruhita rufunguka. Mu kumara gufunguka mbona hinjiye Scorpion imbere, Chameleone amukurikiye ndetse na mushiki wacu uri inyuma. Chameleone ahita abwira Scorpion ati mufate iyo ngegera ngo ni Lion yihaye gukubita fande wacu muyizirike, ubundi aryozwa ibyo yakoze. Ako kanya Scorpion ndetse nari bahise banyegera, bangezeho batangira kunkubita ndetse banashaka kumfata ngo banzirike. Ariko ako kanya umurwano hagati yacu uratangira, Scorpion ndetse nari dutangira gukubitana no gushotana, ariko bashaka kumfata bagasanga mbarusha imbaraga. Wa mukobwa nari ntakamenya izina agakomeza kunyigikinga inyuma, kuko Chameleone yashakaga kumufata. Intambara ikomeza kujya mbere hagati yacu, kandi kuva kera ibibi n'ibyiza byose twakoraga twarakundanaga tukanabikorana. Nibaza ikintu giteye umutima abavandimwe wo kuza bashaka kunkubita. Uko turi batatu twakomeje kurwana, kuko wa mukobwa yageze aho akamfata amakote nari nambaye,
Chameleone yabuze aho amugeraho, aricara aratuza ngo abanze arebe ukuntu Scorpion nari bankubita, ariko nkomeza kubarwanya cyane nubwo bari babiri. Intambara imara iminota myinshi cyane, biza kurangira bansinze, bahita bamfata batangira kunkubita, noneho ntari kubarwanya. Baramfata banzirika ku ntebe yari iri muri salo, bakoresheje imigozi ikomeye, ndetse n'amaboko bayanyujije inyuma. Amaboko yanjye bayahuza n'aya wa mukobwa nawe bari baziritse gutyo duteranya umugongo, maze batangira kunyishongoraho. Chameleone arambwira ati ubwo rero wabonye uturusha umukandara muri karate ugira ngo wadukubita, utangira no kutwiryaho ugenda ukubita n'abo ubonye bose. Mwarimu ntago yatwigishije ko tugomba kugira disipurine? Mpita mvuga nti ariko se bavandimwe ko ntacyo dupfa, ni ukubera iki mushaka kunkorera ibi ngibi? Scorpion ahita avuga ati byose niwe wabyiteye, ahubwo ingaruka zabyo uze kuzirengera. Eri ahita avuga ati ugatinyuka ugakora kuri afande wacu, cyangwa utekereza ko ibiraka dukunda kubona ukabona dutahanye amafaranga akenshi hari ahandi hantu biba byaturutse? Niwe ubiduhesha wa murezi we, nuko tubona tutabigushoramo kandi tubona uri umwana wavukanye imyifatire, ndetse ukaba ugira n'ubwoba ku buryo waduteza abantu, none uratinyuka ugakubita afande wacu dutunze? Scorpion yese afata ahubwo se iki gikorwa tugikorera iki? Duhamagara afande se? Chameleone atavuga ati oya mube muretse, afande turamuhamagara tugiye kumuhereza uyu muswa ngo ni Lion. Yatubwiye ko nitumubona uyu mukobwa turabanza tukamwinezezaho, kandi yanatubwiye ko ari isugi. Urumva rero ntabwo byashoboka ko ayo mahirwe yancika. Nahise mvuga nti ariko se mwabavandimwe mwe ko twabanye igihe kinini ntabaziho ingeso mbi nk'izo ngizo, ibyo twakoraga byose ko byari ukugira ngo tubone amaramuko no kwizigamira ibyo ababyeyi bacu batadukoreye, ni ukubera iki ibintu nk'ibi ngibi mwabikora koko? Uwo mutima nk'uwo koko mwaba mwawutoye hehe? Ari yahise avuga ati cyangwa wabonye utuzamo tukakwakira ukagira ngo ni ayacu twakubitsaga amabanga yose? Ibi ni bimwe mu byo utaruzi. Scorpion yavuye yatangira kuduhambura, nuko ahita afata wa mukobwa amuhagarika ku ruhande, mu gihe ataratangira kunzirika nkura nk'umurara wese uko amera, mpita mfata akuma gato nagendanaga mu mufuka w'ikote ngapfumbatira mu ntoki. Ubundi arongera aranzirika, ahita yicaza wa mukobwa mu ntebe, ubundi atangira kumukuramo imyenda. Umukobwa atangira kurira avuga ngo mutabare, ariko njye simbashe kwiyumvisha uburyo abavandimwe banjye bashobora gukora ibyo bintu, nari ubwo ari kubireba n'amaso ye. Mpita mubaza nti ese Ri, uramutse ukorewe ibi bintu koko wakwishima? Ri aransubiza ati funga kinwa wewe, ninde se wabinkorera? Urabona ndi umunyantege nke nk'aka gatama katazi no gukubita urushyi? Ibi nibyo nyine bigakwiriye kuko nibyo wagashakiye. Iyo utiterera mu bitakureba ukareka afande agakora ibyo ashaka, ubu baba batashye bari mu rugo amahoro. Mpita mvuga nti ariko se ubundi ibyo mwabibwiwe n'iki ko ari njye wabikoze? Ri yagiye gutangira kubimbwira ukuntu bamenye ko ari njye watabaye ako gakobwa ngakubita afande wabo. Ngiye kumva numva wa mukobwa ku ruhande arimo kuniha, kumbe Chameleone yari yamaze kumukuramo imyenda ashaka kumurambika hasi kugira ngo amwinezerezeho. Mpita numva ngize ikiniga n'isoni ukuntu umwana naba natabaye mbere ashobora gukorerwa ibyo nari nanze ko yakorerwa, ikirenzeho abikorewe n'abavandimwe banjye. Numva igisebo ni njye cyaba kiriho. Mpita mbumbura ikiganza nkuramo ka kuma nari mfashe, ntangira guca wa mugozi. Mbikora nsenga Imana ngo imfashe ucike vuba atararangiza kumwinezezaho, kuko nazahora nishinja icyaha cy'uko ari njye watumye tubimukorera. Nuko Imana nayo iramfasha nk'uko yahoze ibigenza kuva kera, kuko iyo nabaga ngiye kwiba nkavuga ngo imfashe iyo boro cyangwa ayo mafaranga nyabone neza, yarabinkoreraga nkayabona kandi ntafashwe. Naho niko byagenze, umugozi wahise ucika. Ri na Scorpion bari bari kureberera ibyo Chameleone ashaka gukora, bamurangariye. Mpita mbaturika inyuma, ubundi mbakubita mbaturutse inyuma nubwo byari ubugwari, ariko nari ndi kwirwanaho. Bahita bagwa hasi ntibongera kubyuka. Nuko Chameleone abibonye abavuye kuri wa mukobwa, nuko umurwano hagati yanjye nawe uratangira, ariko nicira ijisho wa mukobwa ngo abanze yambare, kuko gahunda nari mfite kwari uguhita mvaho ngaho tukagenda. Intambara yanjye na Chameleone ntiyanatinda,
kuko nubwo nawe yankubitaga nanjye naramukubise ku buryo rizaba isomo atazibagirwa. Ako kanya maze kuryama hasi mpita munegera wa mukobwa ndamufata amufasha kwambara, ubundi ngiye guhaguruka aho nari nsutamye numva ikintu mu mutwe wanjye wagira ngo ni inyundo. Mpita mbona isi yose nzengurutseho, wa mukobwa numva urusaku rwe ariko rumeze nk'ururi kuva ahantu kure cyane nk'aho ari Nyiramubandi. Mpita manuka hasi nshinga amavi kuri sima mfukamye, ubundi numva nta kabaraga nsigaranye. Amajwi y'umukobwa nkayumvira mu kirere gusa. Ngiye kumva numva n'amajwi y'abari guseka. Mu kuzengurutsa umutwe mbona ni Scorpion nari bahagaze iruhande rwanjye barimo guseka ndetse bakanankubita uko bashaka, ariko kubera ikintu bari bankubise mu mutwe sinabasha kumva ibindi byose. Nuko mbona Chameleone ari kongera kurwana na wa mukobwa ashaka kongera kumukuramo imyenda. Ngiye kwiyandayanda ngo mpaguruke, numva bankubise ikindi kintu cyo mu mugongo, ariko nihagararaho ngo ndwanire uwo mukobwa utaragize icyo acumura ku Mana, ariko numva bakomeje kunkubita. Barankubise ku buryo nabuze n'utubaraga two gukomeza gupfukama hasi, bo bakomeza guseka bishimye cyane nk'aho batsinze umwanzi. Nuko aho ndyamye hasi ntangira kwibonera ikirere cyose kiri guhinduka umweru, hari n'indabo nziza cyane wagira ngo nageze muri paradizo. Mpita mpaguruka ntangira kugenda ntemberera muri icyo kibaya cyiza nari ntarabonaho kuva navuka, kuko n'ubwa mbere nari ngeze ahantu nk'aho ngaho. Ngiye kubona mbona hejuru yanjye utunyoni n'ibisiga mu mabara y'umweru byinshi cyane bitagira umubare binyuzeho biririmba uturirimbo tunogeye amatwi, ndetse ngiye kubona mbona n'amatungo magufi yose ariko afite ibara ry'umweru ashorewe n'abashumba biyambariye amakanzu y'umweru gusa. Byose bigenda binyuraho. Nuko umushumba umwe anyuraho abona narangariye ibyo nari ndi kubona, maze arambwira ati Lewisi ngwino tugende twigira ahantu heza tutazongera kubona ibibi. Nuko amfata ukuboko turikomereza turajyana, nkumva ahantu turimo kujya ni heza cyane, ariko tugeze imbere nsubiza amaso inyuma aho mvuye, mpita numva urusaku rw'umukobwa urimo kurira avuga ati Lewisi ntabara ndakwinginze, ariko namushakashaka nkamubura nkumva ari nk'inzozi ndimo kurota. Sinzi ukuntu wa mushumba yandekuye akaboko maze ambwira ko ndi gutindiganya kujyana nawe kandi nta mwanya wo gutegereza afite. Nuko ahita yigendera. Ngiye kubona mbona ba Scorpion bampagaze hejuru bose, naho wa mukobwa wakirimo kurwana intambara na Chameleone ngo atamufata ku ngufu. Mpita nibaza impamvu nabaye ikigwari, kuko nshobora kuba natumye Chameleone amufata ku ngufu. Nuko mpita niyandayanda ngo mpaguruke, ariko biranga ntangira gusenga Imana mvuga nti Mana mpa imbaraga. Ibyo mbisubiramo inshuro nyinshi cyane ndi kugerageza guhaguruka. Sinzi ukuntu barangaye gatoya, mpita mpaguruka aho nari ndyamye mu gihe bari gufana ibyo Chameleone ashaka gukorera wa mukobwa. Nuko mpita nshikuza ari ikibaho yari afite bari kunkubitisha, nkananirwa kubyuka aho nari ndyamye. Mpita nkibakubita bombi uko ari babiri mu mutwe, bahita bongera kugwa hasi. Ubundi negera Chameleone ngo muhane ku buryo ibintu ashaka gukora atazongera kubikora. Ubundi nawe ahita anyegera ashaka ko turwana, mpita mukubita urubaho mu mutwe ariko arakwepa. Mpita nzenguruka ubundi mukubita ku mbunda ye, ahita aryama hasi arimo gutaka cyane ngo arapfuye. N'ibindi ntashakaga kwitaho kugira ngo nemeze neza ko namukubise atongera kumpagurukana, mpita mukubita cya kibaho mu irugu kugira ngo asinzire, kuko bari baranyigishije ahantu nshobora gukubita umuntu akaza gusinzira gukanguka hashize igihe kinini ariko adapfuye. Nyuma yo gusinzira Chameleone nahise mbona bose uko baryamye ari batatu hasi, ntangira kwibuka ukuntu banyakiriye bakambatiza izina Lion, ndetse tugatangira gushakana imibereho. Ariko kuri iyo nshuro bakaba bari bangambaniye bashaka kuntanga ku musirikare nari nakubise. Ntangira kwibuka urwango mfitanye n'abasirikare aho bava bakagera, ariko ibyo sinabitindaho cyane. Mu kwitegereza wa mukobwa aho yari yicaye afashe agapira ke mu ntoki yagakinze ku gituza ahisha amabere ye, ndetse n'akajipo yari yambaye yagahisha hasi ngo paradizo ye itajyamo imbeho. Mpita musaba kwambara vuba vuba tukava aho hantu, abavandimwe batarabyuka ugasanga noneho bitubanye ibibazo. Nuko ahita yambara nanjye ntangira kwinjira mu cyumba. Ngera aho turara hari udusanduku tubamo amafaranga tuba twarazigamye,
azadufasha kubaho igihe tutakiri kubasha kwiba. Mpera ku gasanduku kanjye mpita nkamena, ubundi nkuramo amafaranga yose. Mpita mfata cya gikapu nakuye ku mukecuru mu cyaro, ubundi nyashyiramo, ndetse n'udusanduku twabo twose ndatumena, mpita nkuramo amafaranga yose bazigamye kuva mu myaka 3 ishize, ubundi nyashyira mu gikapu cyanjye. Mpita negera n'ameza yarariho amafaranga ya kamiliyoni nari bashyizeho yo kwishyura mu ishuri aho twigiraga karate, nayo ndayatwara. Ubundi hejuru yayo ndenzaho imyenda mike muyo nari mfite y'ingenzi. Ubundi ngaruka muri salo nta kintu na kimwe mbasigiye. Mpita nsanga wa mukobwa amaze kwambara utwenda twe, ariko arimo gutitira kubera ubwoba n'imbeho. Nuko mpita nkuramo ikote nari nambaye ngo ndimwambike imbeho ishire. Mu kurireba mbona ryuzuyeho amaraso. Mpita ndijugunya aho ngaho, nyura inyuma ngera dushe aho twogeraga, nkuramo imyenda nisiga amazi mu rwego rwo kwikuraho amaraso, kugira ngo aho nyura ntibaze kunkeka. Maze ubundi mpita mfata indi myenda mu gikapu ndayambara, ngaruka ku muryango w'aho muri salo nari nasize umukobwa. Mpita mufata ukuboko ndamubwira ngo tugende. Twese tumanuka gatoya tugera ku muhanda, gusa ntago nari nzi aho nshaka ko tujya, kuko icyo nashakaga kwari ukuva aho ngaho ubundi nkagenda ba kamiliyoni batarabyuka, nuko bari kumpitana iyo bamfata. Ako kanya hahise hagera moto ebyiri duhita tuzitega. Mpita nzibwira ngo batugeze mu mujyi wa Merine kandi badutwarire ku muvuduko. Mu minota mike nabo ntibatindiganijemo, twari turi ahantu abamotari baparika hafi ya gare yo muri Merine. Ndabishyura, ubundi mfata umukobwa ukuboko musaba ko twaba tugiye muri gare tukicaraho gatoya tugategereza ikintu twaba turi gukora. Ubwo twazamutseho gato n'amaguru twinjira muri gare. Hageze twicara kuri twa dutebe abagenzi bategererezaho, ntangira gutekereza ikintu umuntu yakora muri ako kanya, ndetse nibuka ko ba kamiliyoni aho hantu ariho twahuriye bwa mbere, ko bashobora gukanguka bagahita bahaza. Mpita mfata umwanzuro ko tugomba kuva aho ngaho ubundi tukagenda. Nahise nibaza aho twakwerekera, mpita mubaza nti sasa rero ubu dukora iki, ni hehe twajya? Kuko uramutse usubiye mu rugo uriya mugabo ashobora kukugirira nabi kandi yakubaza nanjye aho ndi. Umukobwa yahise avuga ati tujye muri Kenti. Umukobwa yavuze gutyo ngo tujye muri Kenti, mpita nibuka ko n'ubundi njya kuva mu cyaro ariho nanjye nari ngiye, ariko nagera mu mujyi wa Merine ngahita mpura na ba kamiliyoni bakabanza kunyigisha isomo ry'ubuzima. Mpita nyuza amaso hirya no hino ndeba inzira ebyiri umuntu ashobora gucamo, nibaza niba twajya mu cyaro kuko ariho hari harinzwe kurusha mu mujyi, cyangwa se tukajya muri Kenti nk'uko umukobwa yari abimbwiye. Mu gihe nkiri gutekereza ikintu nakora, twagiye twumva abantu barimo gusakuza hakurya. Mu kurebayo tubona ni igitero cy'abasirikare bari bafite inkoni mu ntoki zabo, bagenda bakubita abaturage uko bashaka. Wa mukobwa mu kubabona ahita anyikingaho, maze arambwira ati duhunge nguriya papa yatangiye kudushakisha. Umukobwa yamaze kumbwira gutyo, mu gihe ntangiye kumufata ukuboko, ngiye kubona mbona imbere yacu umusirikare umwe yazamuye inkoni ashaka kuyinkubita. Nuko mpita mpigika umukobwa ku ruhande, ya nkoni ndayikwepa. Ndebye mbona uwo mugabo ahita areba ku ifoto yari afite, ubundi ahita atanga sinyare ku ruhande avuga ko wa musore amubonye. Abasirikare benshi batangira kuza bagana aho turi. Ngiye kubona mbonamo na wa mugabo nari nakubise ashaka gufata wa mukobwa ku ngufu, afite igipfuko ku jisho rimwe, aza yiruka agana aho turi. Nuko mpita mpaguruka ntangira kurwana n'abasirikare nkoresheje karate nari maze imyaka 3 yose nize. Abaturage nabo bambera abantu bose bibeza bivanga mu myigaragambyo, ku buryo abasirikare babyiganaga n'abaturage bikanyorohera kubakubita. Ariko mfashe wa mukobwa ukuboko ngo atagenda bakamufata. Nuko dukomeza guhangana gutyo, ariko nareba nkabona abaturage bari gukubitwa. Mpita niha gahunda yo kuba nava aho ngaho nkagenda mbakwepa, ntangira kugenda nkubita uwo nkubita nkamunyuraho ngenda niruka, kugeza ubwo hasigaye bake nkabacika nyuze mu baturage ku buryo batamenya aho nari nyuze. Tugenda tumanuka twiruka tunyura muri ya nzira twanyuzemo, ubwo ba kamiliyoni bari banyibiye igikapu. Aho byari bitandukaniye nuko aho hari ku manywa y'ihangu, ndetse ngashyiramo no kwihangana kuko nari maze kunanirwa cyane.
ku buryo muri uwo mujyi wa Merine ari Imana yanyirindiye, kuko iyo ncika intege gato bari kumfata simenya aho narengeye, nkuko njya numva mu gihugu cy'abaturanyi cyacu cya Metrobet bijya bigenda, ngo abayobozi bafite imbaraga bafata abaturage bakabafunga babaziza ubusa ndetse bakabakoresha icyo bashaka cyose, ndetse nari narumvise ko habayo na gereza bafungiramo abantu b'inzirakarengane, ku buryo leta yaho nta kintu wayibaza, kandi ngo hari n'abaturage bo mu gihugu cyacu cya Kentrone bajyanagayo bakabafunga, ibyo bigakorwa n'abasirikare bafite imbaraga mu gihugu. Nakomeje kwibuka ibyo bintu nari narumvise, ubwoba burantaha, niha gahunda ko ngomba gukora ibishoboka byose nkava aho ngaho ntafashwe, ndetse nkomeza kwiruka mfashe uwo mukobwa ukuboko, tugenda twiruka tugana ahari cya kiraro twararagamo njye na ba Chameleone, nuko tuza kuhagera nsanga haracyameze kwa kundi, mpita manuka ngera hasi y'umukingo mfata wa mukobwa ukuboko ndamumanura, tugeze munsi y'umukingo dutambikaho gatoya, ubundi tugera munsi y'ikiraro, ndebye ku ruhande mpabona ibikarito bigaragara ko hafite abandi bantu baharara, nuko duhita twicara kuri ibyo bikarito, ntangira kwita kuri uwo mukobwa muhanagura amaraso yari yamutarukiye ubwo twarwanaga mu mujyi bakankubita ahantu mfite ibisebe, ariko mu gihe ntangiye kumwitaho ambwira ko ariwe wagakwiye kuba ari kunyitaho, mpita mubwira nti iteka umugabo niwe ugomba kwita ku mugore mbere y'ibindi. Umukobwa yahise ambwira ati nukuri ndagushimira ukuntu uyu munsi wose wanyitangiye, inzira zose naciyemo kuva mu gitondo, ukaba wambaye hafi cyane ugakora uko ushoboye kose ukandwanirira ishyaka, ndi kwibaza niba no kuba navuye mu rugo iwacu nkazana n'uriya mugabo ari uko Imana yabishakaga kugira ngo mpure nawe, maze ubundi unkure ku ngoyi y'uriya mugabo, kuko iyo ntaza buri gihe nari kuba ndi mu rugo nkiri gukorerwa iy'iterabwoba rye. Ariko ndashaka kugushimira ku byo wankoreye uyu munsi ntakuzi nawe utanzi, kandi ni ukuri nuko ntabona uko nkwitura, ariko Imana ikumpera umugisha. Uyu munsi wose nibazaga ibintu byambayeho nkabiburira igisubizo, kuko nibazaga ukuntu ngiye gutakaza ubusuki bwanjye nkumva birandenze. Nubwo umwana nari narakunze mu buto bwacu namuburiye irengero, kandi naramukundaga cyane nubwo we atarabizi ko mukunda, ariko numvaga ari we muntu wenyine ushobora kuzapfundura agaseke kanjye kamupfundikiriye, ariko buri muntu wese ushaka kunyinjirira muri paradizo wahitaga untabara ntazi aho uvuye, uhereye mu gitondo muri rya duka kugeza mu kanya turi hamwe wowe na bagenzi bawe muba, kugeza ubwo bagukubise bakakugira intere kubera njyewe, ndetse uryamye hasi wa musore yagerageje uko ashoboye kose ngo yinjiremo, ariko nakwibuka ko wandwaniye ukabakubita nabi cyane, nkumva njye nindamuka ntirwaniriye bikarangira bigezeho naba ndi ikigwari, kandi wowe wandwaniriye bigakunda. Mu gihe wowe wari uryamye hasi bagenzi bawe barimo kugukubita no kuguseka, ariko wowe urimo kuririmba indirimbo uvuga ngo Mana mpa imbaraga. Numvise rwose nta kindi nakora uretse kwirwanirira, ariko ubwo imbaraga zari zinshiranye nibwo nagiye kubona mbona urabyutse ndetse ubakubita nabi cyane. Gusa wakoze cyane kuko uri marayika waje kundinda uyu munsi wose, nubwo ntazi ko ubu nderekeza hehe, ariko ibyo wankoreye birahagije, kandi nintakwitura n'urubyaro rwanjye ruzakwitura. Umukobwa nahise mubwira nti humura, buriya Imana ibizi ukuntu ibintu byose biragenda, kandi ntugire ikibazo kuko ahantu hose ndajya turajyana nubyemera, kandi ntago nakwemera ko usubira iwanyu kuko uriya mugabo yakwica, ahubwo se ni ukubera iki wavuze ngo twerekeze muri Kent? Umukobwa yahise ambwira ati ndashaka kwihorera kuri mama wanjye, kuko kuba mbayeho gutya ntameze nk'abandi bana niwe wabigizemo uruhare, kuko nubwo nari umwana muto papa akimara gupfa ariko namubwiraga kunyura mu nzira nzima ariko ntabyemere. None reba ingaruka zageze kuri njye ndetse n'abavandimwe banjye, kuko nka Lawrence twamubuze afite imyaka 5 gusa. None sinzi niba musaza wanjye wundi uriya mugabo ataramwica, ndetse na mama ubwe akamwica kubera ko namucitse. Gusa mama waramutse apfuye niwe waba wizize, kuko ntako ntamugize mubwira ko yareka uriya mugabo. Umukobwa nahise mubwira nti oya, ntawe wagakwiye kwanga mama wawe, kuko ku rwego nk'urwo kandi ari umubyeyi wawe, kuko nanjye nubwo nakuze nzi ko ari mama wanjye kandi atari we ananyanga cyane, nkabimenya twaratandukanye, ariko ntago nigeze mugirira urwango nk'urwo.
kandi nifuza ko n'ubu ngubu ndamutse mpuye nawe namubwira ko namubabariye ku byo yankoreye byose. Umukobwa yahise ambwira ati unyibukije kera umugore wari inshuti ya mama. Buriya nubwo nari muto cyane ariko hari ibintu kera byabaga nkabona ko ari amafuti, ariko simbashe kugira umuntu nabibwira kubera ko papa nisanzuraga aho yari yarigendeye. Kera hari umugore wacuruzaga hamwe na mama, amaduka yabo yari yegeranye, ariko uwo mugore kugira ngo ashake umugabo mama niwe wari waramurangiye uwo mugabo. Bajya gushakana uwo mugabo yari umukire cyane, kuri rwa rwego rw'uko n'inzu bari batuyemo yari etaje nini cyane, barabuze icyo bayikoreramo mu mujyi, ubundi bakabwira abantu ngo baze bayicumbikemo bajye bishyura amafaranga make cyane, noneho bo bakibera mu nzu yo hasi n'abana babo. Ariko uwo mugore aza kumva amagambo ya mama wanjye wamwoshyaga gusa. Igihe kimwe uwo mugore yaje kudusura mu rugo, azana n'umugabo we ndetse n'abana be uko ari 4. Noneho uwo mugabo muri kampani ye baza kumuhamagara ko babonye abashyitsi batunguranye ko yajya mu kazi byihutirwa, kuko abo bashyitsi ari abashoramari bari baturutse mu gihugu cy'abaturanyi cya Metrobeti, bakaba bashaka gushora imari muri kampani ye. Nuko uwo mugabo adusezeraho ndetse asezera ku mwana we w'umuhungu muto muri abo bana yari afite, kuko byagaragaraga ko amukunda cyane, ubundi aragenda. Nuko mama n'uwo mugore basigara baganira, kuko abana bandi b'uwo mugore nabo bamubwiye ko bagiye mu rugo gukora imikoro yo ku ishuri, ariko nkabona ko ari ukubeshya, ahubwo nuko mu rugo batari bahakunze. Nuko bamaze kugenda nsigara ndi gukina n'ako kana k'agahungu kari kazi utuntu twinshi cyane. Mama na papa w'uwo mwana bakomeza kuganira, mama na mama w'uwo mwana bakomeza kuganira, ariko nkabumva ibyo bari kuganira. Mama amubwira ati nyamara nuko nkubwira ugashyira ibiti mu matwi, n'ubundi uriya mugabo mwabanye kubera ko afite ziriya kampani. Ibaza ariko uramutse ufite kampani yose irimo ziriya hoteli, ivuriro ndetse n'uruganda, ubundi watambuka bakavuga ngo Cheya Woman Sorina, urumva ataba ari byiza? Nk'ubu ngubu iriya nama y'abantu baturutse muri Metrobeti ni wowe ugiye kuyiyobora, none we wirirwa mu kaduka ka miliyoni 2 zonyine kandi umugabo wawe atunze amamiliyari. Mama yahise avuga ati none se kuri inshuti yanjye urangira inama yo gukora iki wenda ku buryo kariya kagabo nagakuraho byose. Mama ahita abwira uwo mugore ati mva nkubwira ikintu ugomba gukora. Urabona uriya mwana we w'ikinyendaro, ugiye kumukoresha nk'intwaro yo gutuma aguhibye, kandi wibuke ko we agukunda by'ukuri ku buryo yaguhibye byose akakugumana, ukamurerera abana be cyane cyane uriya akunda cyane. Uwo mugore yahise avuga ati ariko uzi ko ari byo, nk'ubu ndamutse mubwiye ko agomba gufata imitungo ye yose akayinyandikaho, yakwanga nkigendera cyangwa se umwana we nkamubwira kumushyira nyina wamubyaye. Mama wanjye yahise avuga ati ibyo kugenda ntuzabivuge, ahubwo wowe umushoze w'intambara ukoresheje uriya mwana, ku buryo uramubwira ko natabikora uriya mwana arava muri urwo rugo, kuko agukunda cyane kandi wabonye ko iby'imitungo atabyitayeho cyane kubera ko urukundo rwamugize umusazi. Azabona ko n'ubundi imitungo ikwanditseho mwakomeza kubana nta kindi cyakwangirika, aho niho azahita abikora. Nyuma namara kubikora ushaka uburyo we n'uriya mwana we w'ikinyendaro ubikuraho, noneho mushaka ahantu mwakwimukira, ku buryo unashatse wanagurisha iriya kampani ugahita uguramo andi mazu, cyangwa se ukiyubakira kampani yawe ku giti cyawe. Urumva hari icyo byaba bigutwaye? Ubwo mama yakomeje koshya uwo mugore birangira yemeye. Nuko umugore bamaze kuganira afata wa mwana bavugaga ko ari ikinyendaro barataha. Nuko uwo mugore ageze mu rugo asanga umugabo we ntarataha, aramutegereza kugira ngo amushoreho intambara. Nijoro uwo mugabo atashye, umugore ahita amubwira ibyo mama yari yamwoheje. Umugabo kuko yakundaga uwo mugore cyane arabyemera, ndetse uwo mugabo arabisinyira ko imitungo yose ayishyize mu izina rye, amuha n'ibyangombwa byose by'imitungo ye yose. Ubundi araza abwira mama wanjye ko ariko byagenze. Nuko mama ahita amubwira ko agomba kubibika kure cyane, ku buryo nta muntu n'umwe uzigera abibonaho, kuko nk'uwo mwana w'ikinyendaro aramutse amenye ko ari uko byagenze, ashobora kuzarwanya uwo mugore.
Uwo mugore ahita agira igitekerezo cyo kubitsa mama wanjye ibyo byangombwa byose, biza kurangira uwo mugore abizanye mama bibika mu kabati ke. Ubundi uwo mugore ajya kubwira umugabo we ko uwo mwana w'ikinyendaro agomba kujya kwiga aba mu kigo kibamo abanyeshuri imbere muri interina. Uwo mugabo kuko yakundaga uwo mugore cyane arabyemera, ariko njye nkeka ko uwo mugore ashobora kuba yari yararoze uwo mugabo, kuko buri kintu cyose yamubwiraga yaracyemeraga. Nuko uwo mwana ajya kwiga mu kigo abayo. Birambabaza cyane kuko nari nzi ko aziga mu kigo natwe twigagamo njye n'abo bakobwa bavukanaga, nkajya mubona buri munsi kugeza igihe tuzakurira nkamubwira ko mukunda. None uwo mwana naramubuze burundu kuko ntago yigeze agaruka, kugeza ubwo umunsi umwe papa we yavuze ngo agiye kumusura ku kigo yigagaho. Uwo mugore yaza akabibwira mama akamugira inama ko agomba kumushyiraho abantu bakamukurikira, bagera ahantu hihishe uwo mugabo bakamwicirayo. Noneho kubera ko ibyangombwa by'imitungo yose uwo mugabo yari yarabishyize kuri uwo mugore, uwo mugabo yamara gupfa uwo mugore akabishyiramo neza nta muntu bari kubirwanira. Mu gitondo cyaho nibwo uwo mugabo yabyutse aritegura ngo ajye gusura umwana we. Nuko umugore ashaka abasore 5 mu basekirite barinda kampani ye, abasezeranya kuzabaha imigabane muri iyo kampani. Nuko abatuma kwica uwo mugabo ndetse abaha n'amamoto yo gukurikira imodoka y'uwo mugabo, ndetse ababwira ko bagomba kumukurikirira kure cyane ku buryo atarababona. Biza kurangira bagiye, ariko hagaruka umusore umwe gusa, abandi bapfuye, ngo kuko uwo mugabo yari azi kurwana cyane, ko yari yaravuze ko umwana we w'umuhungu azamujyana mu ishuri ryigisha karate kugira ngo azabe indwanyi yo kurwanira umuryango wabo w'Abarewisi. Nuko uwo musore mu kugaruka asanga uwo mugore ntago ari iwe mu rugo. Amuhamagaye amubwira ko ari iwacu aho twari dutuye ngo ahamusange. Uwo musore yahise aza bajya kwiherera ngo bavugane, ariko kuko narakana gatoya nanjye njya kwihengeka ku gikuta cy'inzu ngo numve ibyo bari kuvuga. Uwo musore abwira uwo mugore ko uwo mugabo we bamaze kumwica, ariko bagenzi be bahasize ubuzima. Umugore arishima cyane ahita abwira uwo musore ngo ajye kuri kampani yabo, aramusangayo amuha imigabane yose hamwe yari kubaha ari 5. Nuko bamaze kuvugana ibyo umusore aragenda. Uwo mugore agaruka muri saro abwira mama uko byagenze. Nuko barishima cyane batangira no kunywa inzoga zihenze. Nuko mama wanjye abwira uwo mugore ngo noneho amuhe bya byangombwa bye. Umugore amubwira ko yaba kibimubikiye kubera ko hari aho biri mu maboko mazima, igihe cyose yabikenerera yazabimuha. Icyangombwa nuko agiye kuyobora kampani byitirirwa ko asimbuye umugabo we, nta muntu n'umwe uzamutera, ko ntawe uzamenya ko ariko byagenze. Nuko bakomeza kwishima, ariko buri munsi nkajya njya kuri uwo mugore kugira ngo ndebe ko wa mwana yaba yaragarutse avuye kwiga muri interina, ariko ngasanga ataragaruka. Kandi bashiki be ntago twavuganaga kuko nikundiraga ako kana gusa k'agahungu. Iminsi yakomeje kwicuma, uwo mugore akajya aza mu rugo gusangira na mama inzoga zihenze, ndetse akazana na wa mugabo wagarutse avuye kwica wa mugabo nyine, akamubwira ko ari we asigaye yikundira. Biza kurangira ya nzu ya etaje bari batuyemo mu mujyi uwo mugore ayigurishije, ariko nza gutungurwa no kumva abantu bavuga ngo uwo mugabo burya yashakanye n'uwo mugore ari umukene, ngo none uwo mugore yaramwirukanye ajya kwangara, ku buryo na ya modoka yagendagamo bayigaruye, wa mugabo wamwishe akaba ari we usigara yigendamo. Uko twaje gukura niko ubucuti bwacu n'uwo mugore bwagendaga bugabanuka. Noneho kubera mama asigaye ameze nk'umusazi kubera ko twabuze Lorasi, wa mugore ntiyongera kumwikoza. None ubu kampani ya mbere mu gihugu cyacu iyobowe n'uwo mugore, ariko abantu bazi ko ari iye, ahubwo umugabo we yahoze ari umukene kuva babana. Ubanza ari njye muntu ubizi njyenyine, gusa ntuzagire ubibwira. Narumvise ngo uwo mugore asigaye ari umwicanyi kandi ngo akorana n'abayobozi bakomeye. Ntuzabivuge nanjye atazanyica. Rero umbwiye ko ufite mama wawe wakwangaga cyane, mpita nibuka uwo mugore ukuntu yangaga ako kana ngo ni ikinyendaro. Gusa disi buriya Karewisi wasanga karanapfuye. Uwo mukobwa yamaze kumbwira gutyo numva ndatunguwe cyane, kuko mu mazina yavugaga yose hajemo izina Lewisi, kandi nta bantu b'Abarewisi bandi nari nzi uretse twebwe iwacu, uhereye kuri papa wanjye Broni Lewisi, akaba yaranyise Petroni Lewisi hamwe n'abavandimwe banjye.
Tonzi, Diva na Rena nabo bakaba baritwaga ba Lewisi, ndetse n'umwana nzabyara nagombaga kumwita Lewisi kugira ngo umuryango w'aba Lewisi ukomeze kugenda ukura. Ndetse no mu mazina yandi yavuzemo uwo mukobwa yavuze Sorina rikaba ryari izina rya ba mama wa ba Tonzi. Nuko mpita nibaza uwo mukobwa turimo kuvugana muri ako kanya niba yaraba ari akana k'agakobwa twakundaga gukina iby'abana buri gihe, igihe twabaga twagiye gusura iwabo n'igihe iwabo babaga baje kudusura. Numva ntago ndi kubyiyumvisha neza. Nuko mpita mubaza nti none se wowe uri ka kana twakundaga kuba turi gukina kitwaga Jovia? Ahita ambaza ati ubimenye ute? Umukobwa yambwiye gutyo mpita mpamya ntashidikanya ko ari Jovia, akana twakundaga kuba turi kumwe buri gihe, ariko kakaba karandushaga karakundaga kuba kagiye ku ishuri kuko kigaga muri materineri mu gihe njye na mama wanjye yari yaranze ko niga materineri ngo nzajya kwiga mpita ntangirira mu wa mbere. Nshimishwa cyane no kongera kumubona nyuma y'imyaka yose yari ishize, ariko mbabazwa nuko mu gihe cyose cyashize kuva nava mu rugo ngiye kwiga muri interina ntigeze nongera kumutekerezaho. Ariko nza gusanga nta mpamvu yo kwirenganya kuko nanjye ubwanjye ntago nigeze nitekerezaho, kubera ko nkiva mu rugo aribwo ibyago byanjye byatangiye, kuko ku ishuri nta n'umwaka wose wuzuye nigeze niga. Nuko mpita negera Jovia ndamuhobera cyane, ndetse amarira atangira gushoka ku matama yanjye. Nuko Jovia ayoberwa ibyo ndimo maze aranyishikuza, ahita ambwira ati ko nkubwiye ibyo bintu by'abagore badakunda abana babo ugahita umbaza ngo ndi Jovia, warangiza ukampobera cyane urimo kurira, nawe aho hantu waba uhazi, uranzi se? Ndamusubiza nti Jovi, ni njyewe Petero ni Lewisi, twakundaga kuba turi gukina buri gihe twaje kubasura, n'igihe wavaga ku ishuri utashye ukazana na ba Tonzi ngo uze kundeba mu rugo imyaka myinshi. Jovia yahise avuga ati ngo uri Lewisi? Ntibishoboka, none se kuki uri hano kandi mama wawe n'abavandimwe bawe bibereye muri Kenti bari kurya amafaranga ya papa wawe uri gukora ubumayibobo ku muhanda? Ndamusubiza nti mwana, ubuzima ni inzira ndende mwana wa mama, ntago nanjye nahisemo kuba ndi gutya, nirirwa ndwana intambara zidashira, ariko zose nkazirwana kubera kurwanira ubuzima bwanjye. Ariko ntangajwe n'ukuntu uzi amateka y'umuryango wanjye kundusha, kandi ndi umwe muri uwo muryango. Buri gihe njya nari nzi ko papa na mama bajya bacuruza mu isoko, ibya kampani ntago nari mbizi, ahubwo uvuze ibya kampani ngira ngo ni abandi ba Lewisi uri kuvuga, ariko uvuzemo izina Sorina ndatungurwa. Gusa ndumva mbabaye cyane ko burya ibintu byose byabaye kuri njye ari uwo mugore numvaga nababarira wabikoze. Mu gihe numvaga ko duhuye akansaba imbabazi nazimuha, kuko amakuru nari mbitse mu mutwe wanjye ari ay'uko papa na mama bashakanye, papa ari umukene, noneho akaza kumuta kubera ubukene, kumbi imitungo yose yari iya papa. Jovia yahise ambwira ati niko bimeze rwose, imitungo yose yari iya papa wawe, ndetse naho mwari mutuye umugabo wahaguze n'umwe wishe papa wawe akahamugurisha ku mafaranga n'ubundi yamuhembye nyuma yo kwica papa wawe. Mpita mvuga nti ariko mana, kuko ni ukubera iki wemeye ko ibintu nk'ibi biba ku muryango wacu? Habwo se ko numvise uri kuvuga ngo ku byangombwa by'imitungo ya papa ko mama wawe ari wabibitse nyuma yaje kubimuha, kuko ubwo ngize amahirwe ngahura nawe, imyaka yose maze kwisi ndwanira ku muhanda ndi mayibobo kandi papa yari umutunzi. Ubu ngubu ngomba guhorera urupfu rwa papa wanjye, ariko nta handi nahera kubera ko ngomba guhera ku mitungo ya papa wanjye, ku buryo nzatuma uriya mugore wishe papa agenda mu muhanda yambaye ubusa kubwo kuba ari kwishyura igitambo cy'ibyo yadukoreye njye na papa. Nkaba naravuye mu cyaro nzi ko ngiye muri Kenti gushaka papa wanjye, nagera inaha nkanyura mu buzima bubi cyane kugira ngo nzahure na papa mfite amafaranga yo kuzamukenura, kuko dusubira mu rugo batubwiye ko papa mama yamwirukanye kubera ubukene. Nyura mu buzima bubi cyane, nirirwa nkubitwa, ngafungwa, nkirukankaho bantera amabuye n'imijugujugu, kandi papa yari yaranteganyirije byiza. Ndumva uku guhura nawe tukagirana hano ari inzira yo kugira ngo mporere papa wanjye, kuko uwo mugore ndetse n'uwo mugabo bagize uruhare mu gupfa kwa papa wanjye ndetse no gutorongera kwanjye. Nzabakubita bangisi ku buryo bazumva bagomba kuyisezera, ariko ntago nzatuma bayisezera kuko nzakomeza mbababaze cyane,
ku buryo ububabare papa yahuye nabwo apfa nubwo nahuye nabwo kuva ku myaka 12 ishize bazabubamo ubuzima bwabo bwose. Ahubwo mbwira, ibyangombwa by'imitungo ya papa biherereye hehe? Ariko se ubundi papa nawe ko numva ntabye, urukundo rwatuma utanga ibyawe koko? Jovia yahise ansubiza ati rero Lewis, nubwo nkubwiye ibi ngibi ntazi ko ari wowe ndi kubibwira, ariko ndakwinginze ntuzatume nicuza impamvu nabikubwiye, kuko uwo mugore arabizi ko umuntu wenyine ubizi ari mama wanjye. Bivuze ko nubwo mama mwanga kandi nkumva namwihoreraho kubwo kuba yarashakanye na kiriya kigabo cy'igisazi, ariko byose ni ihungabana yahuye naryo bigatuma bigenda gutyo. Ariko ntago nakwishimira kumubona yapfuye, kuko uramutse ushoye intambara watuma mama wanjye yicwa ndetse na musaza wanjye. Bityo ndakwinginze mbabarira, wenda ndakubwira aho ibyangombwa by'imitungo ya papa wawe biri, ariko ntuzatume umuryango wanjye ubigiriramo ikibazo. Jovia yambwiye gutyo numva mugiriye impuhwe, kuko yabivuze amarira arimo gutemba ku matama ye. Nuko mubwira ko nzamurinda uko byagenda kose, mubwira nti Jovia urabizi ko kuva kera hose njye nawe twahuzaga, kuko ni wowe mwana twakundaga gukina bikanshimisha kurusha n'abandi bari batuye mu gipangu cyacu. Rero nkwijeje ko nuramuka umfashije ukangeza ku mitungo ya papa nzakurinda, kuko inzozi za papa zo kunjyana kwiga imirwanire nazigezeho, kandi nta gihamya ukeneye kuko nabikweretse uyu munsi. Rero nyizere unyizeze ko ugiye kumfasha ukambera ikiganza kinyobora hari urumuri, kuko imyaka yanjye y'ubuzima bwose nayimaze mu mwijima. Jovia yahise ambwira ati ndakwijeje kandi ntakubeshye, nari maze imyaka myinshi cyane ngutekereza ndetse ntegereje kukubonaho. None dore inzozi zanjye zibaye impamo. Impapuro z'imitungo ya papa wawe zibitse mu kabati ko mu cyumba cya mama mu murwa mukuru wa Kent aho twari dutuye. Ubwo kugira ngo tuzigereho birasaba yuko twajya gutega imodoka ituvana inaha muri Merine, ubundi tukajya mu murwa mukuru wa Kent, kuko imfunguzo za kabiri nzi aho zibitse mu rugo, ngahita mfungura tukinjiramo imbere. Jovia akimara kumbwira gutyo numvise nishimye cyane, nuko ntangira kwibaza ukuntu naba mbayeho igihe naba ndi kurya nkanywa bidasabye ko niba umugenzi cyangwa se ibicuruzwa mu isoko. Nkumva izo zaba ari inzozi, ariko numva uko byanga byakunda imitungo ya papa ngomba kuyisubiza. Ariko mbabazwa cyane n'uburyo bashiki banjye Tonzi na Diva bemeye ko mama wacu yica papa, kuko re nawe yibaniraga n'ubumuga bwo kutavuga. Numva nta murenganya kuko ntago yari abirimo, ariko nawe mpita numva ntaho ataniye nabo, kuko iyo abavuga bari gufatanya. Mpita numva ko bose ari abanyina kandi nta mabazi nzigera mbagirira. Nkiri muri ibyo bitekerezo Jovia yankozeho. Mu gushiduka hejuru ambwira ko amasaha atangiye kugenda. Ndebye mbona afite telefone mu ntoki, mubajije aho ayikuye ambwira ko ari ye yari ibitse mu kajipo yari yambaye. Nibaza ukuntu telefone itigeze itakara n'inzira zose twanyuzemo. Nuko nkiri kubyibaza arambwira ati none se ko amasaha arimo kugenda, ubu ngubu turabigenza gute? Jovia nese mubaza isaha ambwira ko tugeze saa 10 za nimugoroba. Nibaza ukuntu isaha zigeze aho ngaho kandi mu kanya kashize twari mu gitondo, ariko nza gusanga twanyuze muri byinshi tukanaganira byinshi. Disi nishimira ko afite umutima mwiza. Nuko ngiye kumva numva mu nda ye ikintu kiravuze, yikora ku nda, mpita mbibona ko inzara imuriye. Ako kanya mpita mfata cya gikapu cyanjye ngikubita ku mugongo, ubundi mufata ukuboko ndamuhagurutsa. Mpita ngira aho twuririra tuva mu mukingo tugahita tugera mu muhanda. Nuko ndazamuka nawe mpita muhereza akaboko arazamuka. Ubundi tugeze ku muhanda turawutambika twerekera mu mujyi wa Merine. Duhita duhura n'aba basore bakunda gucuruza ibintu babigendana. Mpita mpagarika, ubundi ngura ingofero ebyiri zireba imbere zifite ibizuru, ndetse ngura na rinete za fime ndabishyura, ubundi baragenda. Ndebye Jovia mpita mbona ko ashonje, kuko no kugenda byari bitangiye kumunanira. Mpita mwambika ya ngofero na rinete, ariko ndebye mbona afite telefone mu ntoki gusa. Mpita ngenda niruka nsanga babacuruzi. Mpita ngura agakapu gato k'abakobwa, ubundi ngura n'udukweto duto tw'imishumi tutaramurya, ubundi ndishyura ndaza ndamwambika. Abantu mu muhanda batubonye baturyanira inzara, ariko njye ntago nari mbyitayeho. Namaze kumwambika ubundi afata ukuboko turagenda. Tugeze imbere ya banki ahari umuryango w'isoko, mpita dukata haruguru. Tuhageze mbona amaresitora acuruza ibyo kurya. Ndebye hirya no hino ngo ndebe niba hari umuntu waba wadukurikiye,
ariko sinamubona mpita ninjiza Jovia nanjye ndinjira. Ubundi twinjira mu kindi cyumba ku buryo abantu bakwinjira muri salo batapfa kutubona. Umukozi waho aza kutubaza icyo turya, turabimusaba ahita bizana turarya. Nk'umwana wo ku muhanda njye nariye nta kintu nitayeho, ariko Jovia atangira kwizanisha za soni z'abakobwa igihe bari kumwe n'abasore. Nuko mubwira ko nakomeza gutinda aratuma turara muri Merine, kandi imodoka ya nyuma iva muri gare saa 12. Nuko atangira kurya noneho atari kundeba. Ubundi turangije kurya njya kuri kontwari, mbaza umukozi waho ahantu umuntu yakura ubwiherero, arahanyereka. Mubaza naho nakura amazi nshobora gukaraba, ambera umuntu mwiza arayampa. Ubundi mfata Jovia kuko nari mbizi ko tugiye gukora urugendo rurerure, ku buryo muri Kenti twari kugerayo saa 4 za nijoro turamutse tubonye imodoka ya saa 12. Mujyana aho banyeretse mubwira gukaraba, nuko musiga arimo gukaraba nsohoka hanze. Wa mugabo mbaza impamvu ngiye ntamwishyuye, mubwira ko ntagiye, ariko mpita mfata amafaranga ndamwishyura. Ubundi nsohoka muri restaurant, ngeze hanze nambara ingofero ndetse na rinete. Ubundi nambuka umuhanda mpita ninjira mu isoko ry'imyenda, ngera ahantu bacururiza imyenda y'abagore. Ubundi nshaka agapantaro n'agashati tw'abakobwa, nubwo ntari nzi uko Jovia angana ariko naguze ibinini. Mugurira n'umukandara araza kwambaza ipantaro. Ndangije ngura esuime ndetse n'umupira w'imbeho. Ndangije kubyishyura mpita ntambika gatoya, mugurira amavuta ya gikotoro yo kwisiga. Ubundi mpita nsohoka mu isoko nihuta, ncunganwa na saa 11:15 kugira ngo tube twageze muri gare dushaka amatike atujyana mu murwa mukuru wa Kenti. Nuko ngaruka nihuta ninjira muri ya restaurant, nkomereza handi Jovia yari gukarabira. Bari bambwiye ko ari naho abakozi b'iyo restaurant bakorera amasuku. Ngezemo nsanga Jovia yararangije kwiyuhagira, mpita muhereza esuime mubwira ko imyenda arambaranye ikiza aho ngaho n'amavuta. Ubundi ngiye aho twariraga kuba mutegereje. Nuko ndagenda nicara muri icyo cyumba, ndambika amaboko ku meza, ntangira kwibaza uburyo biragenda nitugera mu murwa mukuru wa Kenti. Ariko nanone nibaza niba turava muri Merine amahoro. Nkiri muri ibyo bitekerezo numva umuntu ankomyeho ku rutugu. Mpindukije amaso mu kwikanga mbona n'umukobwa wambaye udukweto tw'imishumi. Nkomeza kuzamara amaso mbona yambaye agapantaro keza kamwegereye ndetse kagaragaza imiterere ye kuva ku maguru kugera mu nda, aho yarakenyeye umukandara ariko udafunze kuko ipantaro yari imukwiriye neza nk'aho ari we bayidodeye. Nkomeza kuzamara amaso nanjye ku gashati yari yambaye keza cyane kandi kamubereye. Nzamuye amaso nyageza mu isura ye mbona yambaye rinete za fime n'ingofero ku mutwe ku buryo utapfa kumumenya. Ku rutugu rwe hari umupira w'imbeho ndetse n'imishumi y'igikapu yarahetse mu mugongo. Nuko muri uko kumwitegereza ahita akuramo rinete arandeba aravuga ati ese kukomeza kunyitegereza cyane nk'aho tutahoze turi kumwe mu kanya kashize, uranyibagiwe, urimo kureba iki? Ndamusubiza nti ahabwo se ninde utabasha kurangara areba ubwiza bw'umukobwa mwiza nkawe? Uzi ko ngeze iruhande wankoraho nkagira ngo ntwitswe n'umuriro w'amashanyarazi. Ariko nahindukiza amaso ngasanga nari nibeshya, ahubwo ari imirasire y'izuba ryacanye, nkabona urumuri mu maso yanjye. Nuko uko nkomeza kuyazamura nkabona utuntu tw'utunyenyeri turi kugenda tumurikira amaso yanjye tuyayobora kugira ngo ndebe Jovia. Yahise anca mu ijambo maze aravuga ati saa 11:20 zirageze, kandi nitugera muri gare dukererewe turabura amatike atujyana. Jovia yamaze kumbwira gutyo mpita nikoroza, kandi numva koko nari nakabije. Nibaza amagambo yose y'imitoma nari maze kuvuga ahantu yaba aturutse muri njye ndahabura. Nuko mpita mpaguruka ngo njye gufata igikapu cyanjye aho nari nagisize hamwe yogeraga. Ambajije aho ngiye mubwira ko ngiye gufata igikapu cyanjye nkaza tukagenda. Ahita ambaza niba icyo ahetse mu mugongo atari cyo. Nibuka ko nari nabonye agihetse ariko sinzi ibyo nari ndi gutekereza. Nuko mpita ngaruka aho nari ndi mfata rinete nari narambitse ku meza. Ubundi ndazambara turasohoka. Twageze ku muryango Jovia arambwira ati rero nta yandi mahitamo dufite, tugomba gukora uko dushoboye tukagera muri gare, tugasaba amatike ndetse tukinjira mu modoka igahaguruka muri gare nta muntu n'umwe utubonye. Ngaho rero gira gutya. Jovia yansabye guhina akaboko gato y'ubundi agahita asobekamo ukuboko kwe tukamera nk'aho dukundana. Ndabikora nawe ashyiramo ukuboko kwe. Nirebye mbona ni byiza. Mpita nibuka ko nakundaga kubibona ahantu mu birori hari abantu bafatanye gutyo, ku
ku buryo ukundi kuboko ariko kwabaga gufashe igikapu twabaga dufite muri tageti yo kwiba. Ubundi iri wabaga yiyambitse neza nk'umuntu waje muri icyo kirori, agahita afata icyo gikapu agahita areba aho ndi akakinterera, kuko nabaga nzi kwiruka cyane kubarusha, ngahita nshaka inzira injyana aho batamfatira niruka cyane, bagasigara bari kuyobya uburari bwo ngo bakize ri muri ako kavuyo, ubundi boro tuyitere gutyo. Nuko Jovia yahita ambaza ibintu ndi gutekereza ku buryo biri gutuma ngenda buhoro, bitamubwira ukuri kw'ibyo nari ndi gutekereza. Ambwira ko ntazongera kwiba kuko nzabona imitungo ya data. Nibaza n'ubundi iyo mitungo ndamutse nyibonye ko nabura icyo nyimaza kuko nta mashuri nize, kandi nari naravuye no ku ishuri ntazi gusoma no kwandika. Twageze muri gare dusanga bakajije umutekano, ndeba ukuntu nambaye rinete n'ingofero neza nsanga ni sawa, ndetse na Jovia ariko nza kugiramo ubwoba, nibaza baramutse bamfashe ikintu bankorera. Jovia anambwira ko niba wa mugabo yabonanye na ba Kamiliyoni bashobora no kunshinja icyaha cyo gushimuta umukobwa, kuko nk'uko yari abimbwiye twageze imbere aho binjirira muri gare tubona icyapa kiriho ifoto yanjye, mpita menya ko byanga byakunda nta handi yavuye uretse kwa Kamiliyoni, kuko niwe wari utunze amafoto yanjye muri telefone. Ubundi Jovia ambwira ko ndi gushakishwa n'ubuyobozi bw'umujyi wa Merine kubwo kuba natwaye umwana w'uhagarariye ingabo muri uwo mujyi. Ansaba kutagira ubwoba tukinjira muri gare kuko ninerekana ubwoba bashobora kunkeka. Mubwira ko nta bwoba njya ngira kuko maze imyaka 4 yose mu muhanda nta cyankanga, ariko mbivuga nihagazeho kuko nari mbufite, kubera ko nibazaga nk'umusirikari nakubitse aramutse amfashe icyo yankorera. Twaje kwinjira muri gare turenze ku bapolisi n'abasirikare bari bahagaze mu marembo ya gare Amahoro, nuko duhita tujya aho bakatishiriza amatike, ariko abantu tunyuzeho bose tukumva bavuga ko uwo musore afite ibyago kuko nibamufata baramubamba, kuko ko mwana wa afande birakomeye. Amatike tugira amahirwe turayabona, ndetse tubona aya saa 11:45, duhita tujya kwicara mu modoka bari batweretse. Twageze mu modoka twicara mu myanya yegeranye, mpita nkuramo rinete za fime na Jovia zikuramo, batubwira ko iminota 2 imodoka irabihagurutse. Nuko tugiye kubona tubona hinjiye abasirikare 2 bafite amafoto yanjye mu ntoki, batangira kugenda bareba buri mugenzi uri mu modoka, natwe duhita twambara rinete n'ingofero neza. Ba basirikare bari hafi kutugeraho, duhita twumva umusore wari wicaye inyuma yacu aravuze ati uyu si wa musore uri gushakishwa n'abashinzwe umutekano ra? Nahise ngira ubwoba kuko numvise umusore yari adutanze. Nuko mu kureba inyuma nsanga arimo kwereka mugenzi we bari bicaranye ifoto yanjye bari bashyize ku mbuga nkoranyambaga ko ndi gushakishwa. Ba basirikare bamugezeho bamubaza aho abonye uwo musore, abereka ifoto kuri telefone, bahita bavuga ngo bari bagize ngo arambonye. Ako kanya shoferi yinjira mu modoka, igiye guhaguruka ba basirikare bamubwira ko atagenda atabajyana, areke babanze bavemo. Nuko bavamo, ariko babwira abagenzi bose ko uwabona uwo musore yahamagara polisi agatanga amakuru. Ubwo ba basirikare bavuye mu modoka iratangira, imaze kuva muri gare neza ifashe umuhanda, njye na Jovia duhita twiruhutsa, ariko Jovia amubwira ko atagomba gukora ikosa ryatuma hari abantu bashobora kutubona amasura muri iyo modoka, kuko bashobora kuduhamagarira ugasanga badufatiye mu nzira tutaragera aho tugiye. Urugendo rwaratangiye kuko kuva mu mujyi wa Merine kugera mu murwa mukuru wa Kenti hari hafi amasaha 4 ugereranije n'imodoka zahagendaga. Njye na Jovia tugenda tuganira, arambwira ati naragukumbuye mbura uko ngira, kuko nari nzi ko nawe utakibaho, kuko Sorina yari yarahize ko nakubona nawe azakwica cyangwa akifuza ko waba waraguye aho wagiye. None biranshimishije kongera kukubona nyuma y'imyaka yose tukaba duhuye turi bakuru, kuko hashize imyaka 12 yose tutabonana. None nukuri Imana ikoze ibitangaza byayo, gusa uburyo duhuyemo buratangaje cyane, kuko hari ntago numvaga ko hashobora kuza umuntu wo kuntabara, kuko umuntu wari uzi ko turimo ni umucuruzi waho gusa. None ngiye kubona mbona marayika araje arandinda, ku buryo uyu munsi wose kwiyumvisha ibyambayeho ndacyari kubitekerezaho nkumva biragoye cyane. Gusa nukuri sinabona uko ngushimira, kuko uyu munsi wuzuye surprise gusa. Buri cyago cyose najyaga guhura nacyo nasangaga wakitambitse ku buryo byankoze ku mutima. Jovia nese mubwira nti nta mpamvu yo kubyibazaho cyane,
kubera ko ubuzima buratwigisha kandi ntabwo tugira amahirwe yo guhitamo isomo twiga. Rero kuba nari ndi uwo ku muhanda nibyo byatumye njye nawe duhura muri ubu buryo, kuko yaba ntaravuye mu rugo ubu uba wamaze gufatwa ku ngufu kare cyane. None ubuzima bubi bwanjye bukubereye inzira yo kurokora ubugingo. Ariko humura, ntabwo ndi kugusaba igihembo, ahubwo ni ukugira ngo nkumvise ko nk'uko ugiye kungirira neza ujya kunyereka imitungo ya papa, ariko nanjye nagufashije ntazi ko bishobora kutugeza ahangaha, kandi nzi neza ko ibyo ugiye kunkorera byose biruta ibyo wowe nagukoreye, kandi byose ntabwo twabikoze ku bubasha bwacu, ahubwo Imana niyo iba yabishatse, kuko iyo itabishaka mba nageze kuri ririya duka nkagura ibyo ngura, cyangwa se nabibora nkumva urimo gusakuza nkanigendera. Ariko inzira y'Imana yari yo kwinjiramo imbere nkabanza nkareba ibirimo, Imana ikampa n'umutima wo kubanza kubyakira ngo numve niba hari icyo nakora. Niyo mpamvu inzira zose tunyuramo z'ubuzima bwacu Imana niyo izigena, ntabwo twagakwiye kuzinubira, ahubwo buri nzira yose tunyuramo twagakwiye kuyishimira Imana tukayisaba kutugezayo amahoro. Jovia Yesu avuga ati ni byose bwose kuko Imana niyo igena byose. Ariko biratangaje ukuntu uri umwana wo ku muhanda ukaba urimo kuvuga Imana, kandi aho ugeze hose wumva abana bo ku muhanda babita za mayibobo, inkozi z'ibibi, abajura, abasambanyi, abicanyi n'ibindi, ariko wowe utandukanye nabo. Jovia nahise mubwira nti hari ibintu udashobora gusobanukirwa na gato, kandi njye ntago ntandukanye n'abana bo ku muhanda, kuko nahabaye igihe kirekire, ndetse na buri kimwe cyose kihakorerwa naragikoze, wenda uretse ubwicanyi n'ubusambanyi. Ariko kuba ariko duteye ntago ari uko tuba tubishaka. Urugero ndaruguha kuri njye, ubu se kuba naragiye ku muhanda ni uko nabishakaga? Igitondo kimwe narabyutse barambwira ngo njye ku ishuri, ngiye ku ishuri ntibagaruka kundeba. Umubyeyi wari umuyobozi wacu arandera, hadaciye ingahe yitaba Imana. Amaze kwitaba Imana mu gitondo cyaho nisanga mu bitaro, bambwira ko amazemo imyaka hafi 6. Umugiraneza w'umukecuru mfata nka mama aramfata turibanira. Nza kuvayo ngarutse iwacu ngo ngiye gushaka umuryango wanjye, ariko ngeze muri Merine mpora n'abavandimwe ntazibagirwa. Nubwo ubuzima n'amafaranga byaboheje bagakora ibyaha by'indengakamere, Chameleone ndetse na Scorpion. Mu gihe turi kumwe tumaranye imyaka myinshi mba mpuye nawe, umbwira ko hari indi nzira ngomba gucamo, ariyo iyi ngiyi turimo. Nk'uko tutazi uko turagera aho tugiye bimeze, nanjye njya ku ishuri mfite imyaka 5 ntago nari nzi ko muri iyo nzira harimo kugaruka iyi nzira, ngaruka aho navuye ndi kumwe n'umukobwa mwiza kandi w'umutima, anjyanye gushaka imitungo ya papa wanjye. Rero twakwiba twakora iki ku muhanda ntago ariko tuba twabishatse, ahubwo ni ya nzira Imana iba yarateganije nkoze ndi kukubwira. Nkuko na Chameleone wabonye abaye ku muhanda yaratawe n'ababyeyi, Scorpion nawe akaba yarabuze ababyeyi bari muto cyane, aho bamuburiye irengero mu mujyi, ndetse nari akabura ababyeyi be gutyo. Rero nta mpamvu yo kuba warenganya umwana wo ku muhanda, kuko ubuzima yaciyemo ntabwo aba ari bwo yateganije. Jovia yahise ambwira ati yo nibyo koko, kuko kera musaza wanjye yakundaga kuvuga ko azaba perezida, none ubu wasanga yaranapfuye cyangwa se nawe akaba ari uwo ku muhanda. Gusa ibi binyigishije isomo, kuko mu bantu bose bo ku isi umwana wo ku muhanda niwe wantabaye. Ikindi kandi antabara ntamuzi nawe atanzi, ngo wenda tuvuge ko yabigiriraga ubushuti. Gusa nukuri urakoze cyane, kandi nzakomeza kugushimira igihe cyose nzaba nkiri iruhande rwawe. Njye na Jovia twakomeje kuganira byinshi cyane. Ndebye mu kirahure mbona ijoro ryaguye, urugendo narwo ariko rukomeza, kugeza ubwo nabonye twinjiye mu mujyi ahantu hari amatara acanye nk'aho ari ku manywa. Jovia ambwira ko tugeze mu murwa mukuru wa Kent, tukaba tugiye kuviramo muri gare. Ntibyatinze twageze kuri gare, imodoka irahagarara, abagenzi bose bavamo, natwe twari turi mu myanya iherereye inyuma tuvamo. Mfata igikapu cyanjye kirimo ya mafaranga nari nibye bari, ngishyira mu mugongo, ubundi tugenda n'amaguru kuko hari habaye 4 za nijoro. Mu mwanya muto twari tugeze ahantu mu mazu y'abakire muri uwo mujyi. Jovia ntungira urutoki anyereka inzu, ambwira ko ari iyiwabo.
nuko turagenda dutembera nk'abantu bamenyeranye. Sinzi ukuntu nagonganye n'umugabo bigaragara ko ari munini wubatse imbaraga, mpita ngwa hasi ariko ndahaguruka. Uwo mugabo mubwira ko ndi kumusaba imbabazi ku byo mukoreye kuko nari ndangayeho gatoya. Nta kintu avuze ahita anyura ku ruhande arigendera. Nuko Jovi ahita ambaza niba ntacyo mbaye, mubwira rwose ko nta kibazo ariko uko nari ndangaye kubera ibitekerezo nkagonga uwo mugabo. Nuko dukomeza kugenda tuganira, ubona ko Jovi yanyishimiye cyane. Ntibyaje gutinda twageze mu rugo kwa Jovi, ambwira ko imfunguzo z'inzu yabo bazibika mu kazu kari mu gipangu, bityo tugiye kurira igipangu tukajya kurufata, ubundi tugafungura muri salo tukinjira. Nabanje kuriza Jovi kuko ari njye wari ufite imbaraga, nuko ageze hejuru nanjye ndurira kugira ngo njye inyuma ye kumusama. Nuko njyayo ndangije ndambura amaboko ngo amanukemo, nawe arabikunda ahita amanuka, anyereka akazu karimo imfunguzo ninjiramo, ambwira ko nzisanga ku idirishya. Ngezeyo imfunguzo ndazibona, ndasohoka ndazimuhereza. Maze kuzimuhereza ahita mfata ukuboko tugana kuri salo y'iyo nyubako. Jovi yashyiramo urufunguzo arafungura, akomeza kumfata ukuboko turinjira. Mu kugera muri salo ambwira ko kuba nicaye gatoya akajya kureba mu kabati ka mama we aho za mpapuro zose zibitse, ubundi akazizana tugahita tuva muri iyo nzu kuko ntago twayiraramo, kandi wa mugabo wa mama we akunda kujya haza ko ashobora kudusangamo bikatubera bibi. Nuko Jovi yinjira mu kindi cyumba, hashize akanya agaruka ari kuvuga ati ntago bishoboka, iyi nzu wagira ngo ivuyemo umuntu aka kanya. Mpita mubaza impamvu ari kuvuga gutyo, ambwira ko bya byangombwa abibuze kandi ko asanze inzu ifunguye ndetse na gaze batekaho ishyushye nkaho hari umuntu wahoze atetse. Mpita mubwira ngo ajye kunyereka aho ari turajyana. Tugeze mu cyumba kirimo ako kabati, mpita ntangira gukora ubushakashatsi ngo ndebe nk'umuntu wo ku muhanda. Ndebye mbona ikirenge cy'umugabo wakandagiye kuri tapi iri muri icyo cyumba, yambaye inkweto iriho icyondo. Nkozeho mbona icyo cyondo kiracyari kibisi, mpita mpamya ntashidikanya ko uwo muntu ahavuye mu gihe gito. Nuko mpita nza kora ako kabati ndebyemo nsanga harimo ubusa, mpita ncika intege kuko nari nzi ko ngiye kubona imitungo ya papa, none bikaba binyuze mu myanya y'intoki mbireba. Jovia ahita avuga ati ubuse noneho ko mbona bibaye ibindi dukoze iki? Ndamusubiza nti buretse gato mbanze ntekereze kuko ndi kumva bincanze. Jovia ahita avuga ati ariko rero sinzi niba ari byo cyangwa naba ndi kwibwira ibitari byo, ariko uriya mugabo mugonganye mu kanya twenda kugera hano mu rugo ndamurebye mbona wagira ngo ndamuzi, ariko ndi gushaka aho naba muzi ariko sindi kubasha kuhamenya. Jovia nahise mubwira nti wabona umuzi? Ukimubona wahise ukeka ko umuzi hehe? Jovia ahita avuga ati ndi gukeka ko naba muzi mu rugo ariko ubanza nibeshye, ariko arasa na wa mugabo nakubwiye wafatanyaga na mama wawe ari nawe wagiye kwica papa wawe n'abandi benshi akagaruka wenyine. Jovia nahise mubwira nti birasobanutse noneho, aramutse ari we yaba ari we muntu uvuye muri iyo nzu aka kanya, ariko icyo si cyo kibazo. Ikibazo ni gute twaba tuje akaba aribwo ahita azana nawe intambwe nkeya imbere yacu. Jovia yahise avuga ati nizere ko ibyo bintu nta kintu bishaka gusobanura kuko kiramutse gihari twaba turi mu bibazo. Ako kanya Jovia amaze kuvuga gutyo nahise nkoresha ubwenge bwanjye ndetse n'amatwi, mpita nshyira urutoki ku munwa mureba mu maso byo kumubwira ngo aceceke ntiyigere kuvuga. Ngiye kumva numva ibirenge by'umuntu biri kugendagenda muri iyo nzu yo kwa Jovia. Mpita ngenda gahoro buhoro kugira ngo uwo muntu nsakirane nawe ambwire uburyo yadukurikiye. Mu kugenda muri koridoro iva mu cyumba twarimo, mbona ikirenge cy'umuntu w'umugabo gihagaze ameze nk'uwihishe. Mpita ngenda buhoro ngiye kumugera imbere ngo mukubite ingumi yo mu mutwe, ahita ntunga imbunda. Ubwoba burantaha mpita mbona ko wa mukino utoroshye. Mu kumara kuntunga imbunda yahise akuraho masike. Mu kumara gukuramo masike nkubitwa n'inkuba, nibaza niba ibyo ndi kubona ari byo cyangwa se ndi kurota, kuko ntago niyumvishaga uwo muntu ndi kubona aho ngaho uko yaba yahageze. Nyuma yo gukuramo masike ngasanga ari Scorpion.